ihangane rikomeye hagati y'ibihugu by'ibihangange, kwiha intego z'ahazaza zihanitse cyane, imishinga ihanitse cyane kandi ibereye ubukerarugendo iri kubakwa bahereye hasi ku butaka butariho ikintu na kimwe. Muri iyo mishinga yose hari ugiye gutwara arenga miliyari 28 z'amadolari y'Amerika. Izina ryawo ni Red Sea Mega Project. Uyu munsi tugiye kwinjira byimbitse muri uyu mushinga, turebe icyo ugamije, inyubako ziwugize, ndetse n'impamvu ariwo shingiro ry'icyerekezo gishya cya Saudi Arabia 2023 cyangwa se Saudi's Vision 2030 mu ndimi z'amahanga. Mbere yuko dukomeza, reka nkwibutse gukora subscribe kuri iyi channel ya Top 250, ukore na comment ku byo urumva udasobanukiwe hasi, maze ubundi tuzabigarukaho ubutaha. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, bahaye ikaze. Saudi's Vision 2030 ni gahunda iki gihugu cya Saudi Arabia cyihaye yo kubaka imishinga minini cyane, intego yo kuba yose yarangiye muri 2030. Intego z'imishinga yose ikubiye muri iki cyerekezo ni ukureshya amamiliyoni ya ba mukerarugendo ndetse no gushaka ubundi buryo bwazamura ubukungu bw'iki gihugu ntibukomeze gushingira kuri petrole bacukura gusa. Imishinga yose ikubiye muri iki cyerekezo 2030 ni imishinga izaba ari minini cyane ku rwego imwe muri iyi mishinga ari ubwa mbere izaba ibayeho ku isi. Muri iyo mishinga harimo umujyi bari kubaka uzaba ukoze umurongo w'uburebure bw'ibirometero 170 hagati mu butayu, ndetse ukaba ubarirwa agaciro ka miliyari 725 z'amadolari y'Amerika, amafaranga menshi cyane. Undi mushinga ni uwitwa Mukab ni inyubako y'umuturirwa ifite ishusho ya cube bari kubaka ku buso bw'ibirometero kare 19, ikazuzura itwaye arenga miliyari 48 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako nayo nibiba ngombwa mukatubwira ko muyishaka, tuzayigarukaho byihariye, ubwo muratubwira hasi muri comment. Kimwe n'indi mishinga myinshi tutavuze hano, bivugwa ko nta numwe ugomba kuzarenza 2030 utararangira. Biragaragara ko imishinga yose bazayikora kandi bakayigeraho mu buryo bugaragara, gusa umwe muri yo utandukanye n'iyindi cyane, bikanasiga benshi mu rujijo bibaza uburyo uri gukorwa, cyane ko banawugeze kure ndetse ukaba wenda no kurangira. Uyu nta wundi ni umwe twatangiye tubabwira ugiye gutwara arenga miliyari 28 z'amadolari y'Amerika. Izina ryayo rikaba Red Sea Project. Uyu ni umushinga ugiye kuzura ugasiga ubukerarugendo bwa Saudi Arabia bugiye ku rundi rwego rwo hejuru cyane. Uyu mushinga ni ingenzi cyane kuko ariwo bateganya kuzamurikiraho n'iriya yindi yose nuramuka wuzuye. Bivuze ko rero intsinzi yawo cyangwa se kunanirwa kuwugeraho bivuze byinshi ku hazaza ha Saudi Arabia. Reka noneho twinjire neza muri uyu mushinga. Ubundi Red Sea Project ni iki? Watangajwe bwa mbere muri 2017 n'igikomangoma cya Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Imirimo yo kubaka yatangiye nyuma yaho imyaka 2, ndetse uyu mushinga uri hafi gufungura ibikorwa byawo bya mbere, ukaba uherereye ku nkombe y'inyanja itukura mu burengerazuba bwa Saudi Arabia, hagati y'imijyi ya umujyi na Waj. Ibikorwa bitandukanye by'ubukerarugendo bw'uyu mushinga bizakorerwa ku butaka bunini cyane ku buryo nibura tugereranyije bwabungana n'igihugu cy'Ububirigi cyose. Ibaze nawe, ni ubutaka bunini cyane. Aha hantu ni ahantu hazengurutswe n'umucanga mwinshi ndetse n'uturwa duto tugera kuri 90 tudatuweho. Hirya y'amazi hakaba hari ubutayu bukundwa cyane n'abakerarugendo ndetse n'ibirunga hamwe na hamwe. Kugera aha hantu ntibizaba bigoranye kuko hari kubakwa n'ikibuga cyihariye cy'indege cyahariwe abazajya basura aha hantu, kikaba cyitwa Red Sea International Airport. Ni umushinga wizweho neza, ukaba uri kubakwa mu ihuriro ry'imigabane ya Afurika, Aziya n'Uburayi. Ndetse nk'uko bigaragara, aho waba uri hose ku isi ntibishobora kugutwara amasaha ari hejuru y'8 mu ndege kugira ngo ugere aha hantu. Impungenge zihari ni uko iki kibuga cya Red Sea International Airport yari gito ugereranyije n'ibindi bisanzwe muri Saudi Arabia, nk'icyitwa Busy King Abdulaziz Airport kigikubye hafi inshuro 4, n'icya Corosol King Ford Airport kigikubye inshuro 27 mu bunini. Impungenge rero z'ubuto bw'iki kibuga ziramarwa nuko Saudi Arabia iteganya kuzajya yakira ba mukerarugendo batarenze miliyoni 1 gusa ku mwaka kuri ubu butaka buri gukorwaho uyu mushinga. Gusa nitukita ikibuga cy'indege ntihumve ko ari ikibuga cy'indege nk'ibindi bisanzwe. Uburyo bwacyo cyubatse bigaragara ko ubukerarugendo ariho buzajya buhera ku basuye aha hantu.
Kuri iki kibuga ntabwo kizaba gifite aho gushyira ibikapu by'abagenzi no kubanza kubisaka nk'uko bisanzwe, ibizagabanya umwanya abantu basanzwe bamara ku kibuga cy'indege. Ahubwo ukigera ku kibuga cy'indege, igikapu cyawe kizajya gihita kijyanwa muri hoteli wakozemo booking, nta byo kugenda ukikoreye. Hazajya hakoreshwa uburyo butandukanye bwa transport mu gukura umuntu ku kibuga cy'indege ajya aho ashaka, nk'imodoka za prive, amabisi n'ibindi. Ikindi kintu kuri iki kibuga, bari kucyubaka hagati na hagati ku buryo ari hafi ya buri hantu, nubwo twabonye ko ari hanini ku rwego hangana n'igihugu cy'Ububirigi cyose. Aha hantu hangana gutya rero hose niho hagize uyu mushinga wa Red Sea Project, umushinga twasanze warahariwe ubukerarugendo gusa. Bivuze ko rero tugomba kuhasanga amahoteli, amaparike n'ibindi. Ubu rero noneho tugiye kureba kimwe ku kindi mu bigize uyu mushinga. Nyemerera duhere ku birwa bizaba biwugize. Ikirwa cya mbere ni ikirwa cya Umahati cyangwa se Umahati Island. Iki kirwa kizaba ari nk'ihuriro ry'ibikorwa byose bishobora gufasha umuntu kuruhukira mu mazi. Harimo gutwara utwato duto tujyamo umuntu umwe, udukunze gukoreshwa mu marushanwa n'ibikoresho bifasha abashaka koga bakibira mu ndiba y'inyanja n'ibindi. Ikirwa cya kabiri ni ikirwa cya Shura cyangwa se Shura Island. Iki ni ikirwa kizaba ari ingenzi cyane kuri Red Sea Project, kikazaba kigizwe n'uruhurirane rw'ibimera n'ibidukikije byinshi. Iki kirwa bagihaye design itangaje cyane, iryoheye ijisho kuyireba. Byitezwe ko ikirwa cya Shura kizajya cyakira imikino ya shampiyona y'isi muri golf, cyane ko kizaba kinafite amahoteli 11 azaba ari muri classe ya mbere ku rwego rw'isi. Ikirwa cya gatatu ni icyitwa Sheibara Island. Ikirwa cya Sheibara cyo kiratangaje cyane, dore ko kizaba gifite amahoteli afite ibyumba bitandukanye bizwi ku izina rya Orab byubatse hejuru y'inyanja. Ibi byateganyirijwe abantu bakunda ahantu hatuje cyane, aho biguha amahitamo yo kwicara cyangwa se kuryama witegeye inyanja n'ibiberamo. Mbega ni ahantu hazajya haza abantu bashaka kuruhuka by'ukuri. Ibi rero nibyo birwa bitatu by'ingenzi bizaba bigize uyu mushinga. Reka turebe ku bindi bintu bizaba bigize uyu mushinga. Tujye ku cyo bise Amara Resort. Uyu ni umushinga bigaragara ko witaruye kandi usa n'utandukanye na Red Sea Project, kuko uzaba uherereye mu majyaruguru cyane. Gusa nanone igitekerezo cyawo cyavuye kuri iyi Red Sea Project. Uyu mushinga wa Amara ugizwe n'ibyumba birenga 3,000 by'amahoteli, ibikorwa remezo bifasha kuruhuka ndetse n'amato manini ya ba mukerarugendo. Tukiri aho kandi, reka tujye no ku kindi bise Southern Dunes. Uyu rero ni umushinga ugizwe n'amahoteli n'ibindi bikorwa byose by'ubukerarugendo byubatse ku butaka. Ahanini rero hazaba hakubiyemo amahoteli manini cyane, inzu z'amacumbi zigera kuri 40 n'amapisine manini agezweho, byose byubatswe mu butayu hagati. Hanyuma rero turahasanga icyo bise Desert Rock. Iki ni igice gitangaje cyane kigizwe n'amahoteli ndetse n'amacumbi byubatse imbere mu misozi, aho bagiye bacukura amakave bizajya biha amahirwe ba mukerarugendo yo kureba ibice byose bihagize byo hasi ndetse n'inyanja, kuko iki gice cyo kizaba kisa nk'icyitaruye kiri hejuru. Aha kandi ni naho zaba hari gahunda zo kuryoherwa n'ibyiza by'ubutayu, hiking n'ibindi. Ibi byose tumaze kuvuga biri kubakwa kandi hakoreshejwe tekinike zihariye, binatujyana mu kumenya icyerekezo Red Sea Project ifite. Ibi ni byasobanuwe n'umuyobozi wa Red Sea Global, John Pagano. Yagize ati, ibi turi gukora ntago ari ukugira ngo twagure amahirwe y'ubukungu ku baturage ba Saudi Arabia gusa, ahubwo turi no kuzamura urwego twari dusanzwe dukoraho imishinga kugira ngo bitange icyitegererezo ku bandi ngo bige gukora ibitandukanye n'ibyo bamaze imyaka myinshi bakora. Ukurikije aya magambo rero, niyo ntumbero bafite natwe dushaka kuzareba birangiye. Uba rero aho tugeze ubu ngubu, dusanzwe uyu mushinga ufite intego ebyiri z'ingenzi. Intego ya mbere ni ukuzamura ubukungu. Igihugu cya Saudi Arabia kiri kurwana intambara ikomeye cyane yo gushaka izindi nzira z'ubukungu, ku mpamvu zo kugira ngo kigabanye kuba ubukungu bwacyo bushingiye ku mitungo kamere gifite. Bumwe mu buryo bushobora kubafasha kugera kuri iyi ntego rero ni ubukerarugendo, ahanini bushingiye ku bwiza karemano bw'inyanja itukura. Mu gufasha kuzamura ubukungu bwa Saudi Arabia, uyu mushinga bateganya kuzatanga imirimo ku benegihugu 70,000, nubwo hibazwa niba ku mushinga uzatwara miliyari 28 z'amadolari y'Amerika iyi yaba ari inyungu.
Ahangaha rero dushobora gukora imibare mito. Uyu mushinga byitezwe ko uzajya winjiza arenga miliyari 5.8 z'amadolari y'Amerika buri mwaka, ubwo uzaba wuzuye neza muri 2030. Bivugwa ko nibura ahantu hazajya hasurwa n'abantu barenga miliyoni 1 buri mwaka, bagateganya ko umwe nibura yazajya hasiga amadolari 5,800. Urumva ko ari ibintu bizaba bihenze cyane kuhasohokera, cyane noneho kuwifuza kuhasohokana n'umuryango we wose. Ubwo rero urumva ko umubare w'abantu bateganya kwakira uramutse ugezweho koko, bazajya binjiza amamiliyari menshi y'amadolari buri mwaka. Intego ya kabiri y'uyu mushinga ni iterambere rirambye. Gukora uyu mushinga mu buryo tubonyemo bazawukora, nta gushidikanya ko rwose bizazana impinduka nziza ku bidukikije ahantu nk'aha mu butayu. Ikindi kandi, Red Sea Project izazana ibintu byinshi bitari bisanzwe. Icya mbere ni uko izakoresha indege zihariye. Ikibuga cy'indege twabonye nicyo kizaba ari icya mbere cyo mu bwoko bwa Carbon Neutral Airport ku isi. Kugira ngo ibi babigereho ni uko bazaba bafite isoko yizewe y'ingufu z'amashanyarazi. Ikindi kandi ni uko uyu mushinga badateganya kuzawuzuza amazu gusa, ahubwo uzaba urimo n'uruhurirane rw'ibimera by'amoko arenga miliyoni 25. Ibaze nawe ibimera bingana bitya mu butayu. Ni ibintu birenze cyane. Reka noneho turebe aho uyu mushinga ugeze mu gushyira mu bikorwa ibi twavugaga. Uyu mushinga wa Red Sea Project umaze imyaka 2 utangiye. Ibikorwa hafi ya byose mu byo twagarutseho bisigaje 50% ngo birangire. Yewe na bya bindi twavugaga ko bigoye, nko kubaka amahoteli mu misozi y'urutare muri wa mushinga witwa Desert Rock, urabona ko bamaze gupfumura amakave bazubakamo. Hagati Island twavuze nayo n'amahoteli 2 azaba yiriho, na cya gice cyitwa Surf and Dunes byo bisa nk'ibyarangiye, ndetse uyu mwaka ushize usize bitangiye gukoreshwa. Si ibyo gusa kuko na cya kibuga cy'indege nacyo cyatangiye kwakira indege ziturutse imbere mu gihugu, ariko muri uyu mwaka wa 2024 nibwo gitangira kwakira indege mpuzamahanga. N'ibindi bikorwa byinshi bigeze mu cya kabiri byubakwa, ndetse kugeza ubu nta kibazo kidasanzwe barahura nacyo. Ibi rero biraduha icyizere ko byose bishobora kuzarangira neza, uyu mushinga wose ukajya mu bikorwa. Ese wowe ukurikije uko ubibonye, urabona iyi Red Sea Project izakunda muri 2030 ikaba irangiye? Tubwire hasi muri comment, wibuke no gukora subscribe kuri Top 250 niba utarayikora. Reka ngushimire wowe twabanye. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.